mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo yambwiye, uko igenda ikora ngenda mbivivura. Hari kwico nabonye ntizibasha kubesha, kuko ayigejeje ibereye amashimwe. Mbanje nyine nsoje kwiga primaire, natangiye sogonderi n'ibana mu buzima bwari bworanye. Uri wenyine? Ndi mbanje nyine. Mu by'ukuri sinarimbuza aho naja kuba cyangwa n'uwandera, ariko wa mugambi w'Imana burya iyo uzaba umuntu ukomeye, Imana igucisha mu bikomeye. Tazirata amashuri, hari n'uwaza akagukubita ubuhamya bw'ishuri yanyuzemo ry'ubuzima. Imana yashimye ko nibana, nuko kwibana ntibyari byoroshe. Nigaga nirihira, ntagira amasambu, gusa kuba mfite inzu. Mu cyumweru nigagamo nk'iminsi 2, izindi minsi nkaja kubumba amatafari, nkaja mu kiyede, nkaja mu bukarani, ishuri nkaba ndiretse, nkaja gusunika amagare bw'ibijumba. Iwacu rero hari udusozi duterera tw'imihanda. Habaga igihe ndi mu ishuri nkatekereza icyo ndararira, bikarangira mwarimu nzi ngo yasohotse kandi akiri ku kibaho. Ubwo igano kizagira ama episode menshi, yego, ku buryo abantu bamenya bigiyo bijya ni muntu ki. Njye nicyo naguhamagariye rwose, ninde n'ikisi ikwiye kumwigiraho, n'iki torero ryamwigiraho. Ubu rero tugiye kuganira uyu munsi, turaza gufata agace kamwe ko kureba bigiyo bijya, noneho inkuru y'ubuzima bwe, yavutse ute, yavukiye he, yakuze yumva iki, yabwiwe icyo akivuka, ahantu wari winjiye heza. Imana yigeze bwira Yeremiya ngo nakumenye ukiri urusoro nkunda ya nyoko, kandi ngo ushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira abandi. Bivuga ngo Yeremiya yabaye umuhanuzi atarabaho, umugambi w'Imana. None sinzi nimba ababyeyi bawe barigeze basengera kuzabyara umukomediye mwiza nkawe. Byose uraza kutubwiraho nk'uko Yeremiya we yabimenyeshejwe amaze gukura. Ndabona hano umuhungu wawe hano Kanyama kari kagiye kure. Kamanze nzibura imihogo, bayagira ibyo uzibura, noneho tugira ibyo tugira. Yesu aguha umugisha mwa dara. Cameraman agira iyerekwa. Nkwemereye umugore aracari umusore. Ni umusore yitwa Jamu. Hari umwana wo kwa sebukwe wa nyina, mushiki wo kwa nyina, nyirabukwe wa nyina, data wacu wo kwa nyina, data wacu wa nyina masenge. Afite agakobwa keza. Yewe ubwo se abantu bazaba bafitanye, nako mufitanye ni irihe? Ubwo uri iki? Ubwo mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo yambwiye, uko igenda ikora ngenda mbivivura. Hari kwico nabonye ntizibasha kubesha, kuko ayigejeje ibereye amashimwe. Inyandiko nyinshi zuzuye ibyo yambwiye, uko igenda ikora ngenda mbivivura. Hari kwico nabonye ntizibasha kubesha, kuko ayigejeje ibereye amashimwe.
wow. wa mugabo tumye ntekereza byinshi. Oya, izo nzandiko zirahari. Zirahari. Ibyo nanditse ku bibambasi, ari ibitswe mu makaye, ari ibiri hehe, ariko aho igejeje ikora ibereye amashini. Ugejeje ukora Mwami ngushimiye, wandokoye nari mpfuye rubi, nakwitura ikimurengezi. ayiwe ngo iyo Yesu aza mu isi akaza areba oya iyo Yesu aza mu isi akaza areba uburanga, akareba amashuri, akareba ibigango, nari kuba uwande. Shimwa gitare kuko waje utareba kuri ibyo, nanje umunyagwa wawe nzahora ngushima. Turashima Yesu, azahora ashimwa iteka. Yesu azahora ashimwa iteka. Yareba ku mashuri, yareba ku gihagararo, yareba ku buranga, ayiwe wasanga hari abatari kuba babimerite. yaza areba ku mataba ukiba weho ari we ubayeho ku isi, uwo yari kugusigara n'ubu bukoyo ntabwo yari kugusiga. ariko mutabura uko abigenza, ntarobanura ku butoni. Iyo mpamvu yaba bagufi n'abarebare, abashaje namwe mukiri bato, twese tukiriho, ubwo si ku bwacu ariko yaza areba ku bw'abasenga. Wenda araba baragiye abanyabyaha tukarimbuka, ariko kubw'imbabazi zayo n'impuhwe zayo turacariho. Tumuzamurira icyubahiro, habwa icyubahiro, aragikwiye. Abasaza n'abasore ya byiza cyane. Reka rero tubashimire mwese mudukurikiye muri aka kanya muri iki kiganiro. Nuko nyine twinjira mu kiganiro, rero uyu muntu ari kuganira n'umusaza buriya ahita agendera kuri ritime ye. Nabonye uri intore. Oya nawe uri intore pe. Oya nabonye uri intore rwose. Uzi gushaka inzira aho zitari, ntawagutungura. Urumva no mu ishyamba ry'inzitane rwose ushoboye kwihagararaho. Kandi intore burya ihora ishaka ibisubizo. Oya nibyo niko bimeze. Ibyo urabindusha nk'umusaza. Ibyo ndabizi. Reka duhe ikaze abo bantu badukurikiye, ni benshi kandi n'ab'umugisha twarabasengeye burya. Yego iyo dufunguye cano burya turavuga ati mana azana abantu baza kureba ibyo tuvuga, ibyo turirimba, ibyo ducuranga, ibyo tuganira. None rero Pawulo yaravuze ngo sesa impano yake. Yego iyi mpano urayifite? turageragezaga. Hari abavugaga ko dufite impano, ariko nanjye hari aho ngeraga nkabona koko no kuririmba burya birimo. Kuririmba no kuririmba turagerageza, arega si ukuririmba indirimbo abandi baririmbye ngo tubigane, ahubwo hari igihe ureba aho wavuye, ica Imana yagukoreye ku izina ry'Imana n'impamo ya Mungu, kumva indirimbo irime aho. Rero aho hantu uvuze niho tugiye kuganirira uyu munsi, aho umuntu yavuye n'icyo Imana yakoze ku buzima bwe. Mbega tugiye kurekonesa imirimo y'Imana kuri muzehe Gregoire. Murakoze cyane. Rero nuko twinjira mu kiganiro, rero tugiye kuganira, mwamumenye cyane muri filimi zitandukanye zisetsa ndetse zigisha, mu Irebero, harya ni Irebero TV n'ahandi. Wenda uraza kuduha aderese neza zawe aho unyuza izo filimi. Mwamumenye nka Bijiyo Bija, barafite n'amazina y'ababyeyi, araza byose kubitubwira. Ushobora no gusenga se? Gusenga wasenga tugatangira ikiganiro? Wananirwa gusenga kuko turi imbere y'Imana n'abantu baje. Twasenga. Nifuzaga ko wasenga mbere y'uko dutangira. Kaduce bugufi. Mana Data wa twese, murengeze ubugingo bwacu, twongeye kugushima no kuguhimbaza kubw'ineza yawe, ubuntu bwawe butarondoreka, imbabazi n'urukundo rwawe uhora uduhundagazaho. Ayi Yesu Data Nyagasani murengezi wacu, hataba ku bwawe ntituba tukivugiza, ntituba tugihagaze ahantu duhagaze, ntituba tukivuga izina ryawe. Ariko Mwami, kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, nzi ko hari impamvu watuzigamye ukatubika Data, kugira ngo uyu munsi uyu n'uyu isaha iyi n'iyi twongeye tuvuge gukomera kwawe.
habwa icubahiro uragikwiye. Dore dufashe akanya data ko kuganira ku bintu bitandukanye mwami, turakwiyambaze nguze aba ari wowe ugenda imbere yacu, tubere imbata mu kanwa data, tuvuge ibifitiye abandi umumaro. Komeza ubane natwe kandi data ubwo turaza gusoza, reka data dusoze dushoreshejwe nawe atari ku bwacu. Ngabana natwe uduha amagambo y'ubwenge kandi ukomeze ugendana natwe, tukweretse abantu tugiye kuganira nabo, haba batuye mu gihugu cyacu no mu mahanga. Reka bose data tubane neza kandi tubane mu rukundo rwawe. Ngakomeza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amina. urakoze gusenga neza. Ntabwo nabona ingabire yo kuzura Roho Mutagatifu cyangwa se umwuka wera. Yumva ntarutse ndi moja mbili tatu ine tano iravuze ngo hariya njya mbona n'akabando cyo buri mu mubiri. Acha bwana harandi mu mubiri. Hariya ni mu mubiri. Kandi burya mugani bw'Imana ntawe bikiniramo. Hariya tuba turi mu mubiri. Harandi mu mubiri. Tuba turi mu mubiri. Njyewe nitwa Bikemu cyangwa se Bikemu wa Yesu. Ndagushimiye cyane mbere ya byose kandi uhaye ikaze muri uru rugo. Ni urugo rwiza rukunda abashyitsi, rukunda indyo zigiye zitandukanye. Ufite impano zo kuririmba uyu munsi urazikoresha, izo kubwiriza urazikoresha, izo gusetsa urazikoresha, izo gutanga ubuhamya urazikoresha. Mbega uyu munsi wabonye akazi gashya mu mihamagaro ufite n'uyu wiyongereyeho. Wari utangiye uririmba ngo mbitse inyandiko nyinshi. Ndazibitse. Uzibaririmba si ukuririmba ahubwo ni ubuzima umuntu aba yaranyuzemo butuma indirimbo yizana. Si ibyo ko ari ukuntu twumva igihangano indirimbo igatambuka abandi baririmbye, ukumva igukoze mu mubiri, ukumva ivuze wowe mu ngingo hose, ubona n'imirimbo ukumva ni wowe iri kuvuga. Ni impamo y'Imana. Kavuga ati se yayanditse yasomye igitabo cy'amateka. Uyu munsi njye nawe tugiye kuganira muri ubu buryo. Tugiye gufatikanya gusomera n'igitabo cy'ubuzima bwawe, cy'amateka yawe. Uratangira wibwira abantu badukurikiye mu buryo bwagutse ninde tugiye kubana. Ndabizi ko uri ikimenywa na bose, uzwi na bose, ariko wasanga ari umuntu wiyandikishije iri joro kuri iyi channel, ukoze subscribe iri joro cyangwa utagireba YouTube, nawe tumuha amahirwe kugira ngo tugendane tuzira. Nurambabarira rero gatoya gamacinya. Ko ikibazo cy'ibishogoshogo ibyo bintu se nabyo ni injyana. Uri hangana rwose umva haragaye ariko neza nkajya nyuzamo nkagukoreraho muzikaritsiye biherereye. Wamenya cyinshi kuriye ko igihe kindumye kwita ko nkumva kibiri gitiye mu ry'iburyo. Ipfa kutabiri gitabiza. Ariko nabyo nizeye imbabazi z'Imana. Bigize cya gitabo cy'ubuzima. Aha ngeze aha nzi ko nabyo ibiryanyi nabyo Imana izabinkiza. Nitwa Bijobijagere Gwari. Mu busanzwe munzi mu gukina amafilime muri byitwa comedy, gusetsa. Ariko birane mu buryo bw'umubiri, hari igihe kigera tukabuka no mu buryo bw'umwuka, tukaja no mu by'Imana naho, ariko byo nta mikino zibagamo. Yabwira abantu ko nta mikino ibagamo by'Imana. Hari abashatse kuyimenyera ibyo yabakoze, namwe murabizi. Wabonye ibyabaye hirya iyo Los Angeles? Sasa ngira ngo umuriro uturuka hejuru. Namubishe ngo nabayimenyeye. Barishongoye baravuga ngo ariko ngo Imana ngo yabuze ngo agaciro nk'ibintu ngo ntawigeze ayivuga, ngo ntacyo yakoze. Ubundi ujya no mw'ibyo wanabaza Mose akaguha ubuhamya ibyo yakoreye abantu. N'ababaza Mose byagenze ute? Simwe muzi Farawo ukuntu aba afite imbaraga n'ubudahangarwa. Ariko akaka buryo umubiri n'umubiri. Mose aravuga ati abonye bimuyobeye ati Mana none ubu nkora iki? Abonye abo kwa Farawo bari kumugurukaho. Imana iti hajya sha ugufasha iki nkaho urukumbaze. Simbona wayiza. Mose ati ko mfite ingegene hano. Inkoni siyo wibye Mose. Inkoni utajya usiga ubu yo ntirimo imiti. Imana iti ugufite iki? Undi ati mfite inkoni.
yako Mose bura kamanje kamunyaruka mati sunga Imana uko kubimbajije iki urafata inkoni yo gukubita inka mfite inkoni Imana itikubite hasi atufite inkoni ukabonesha umutwe ngo mwabuze inzira Mose disubira inkoni ndayirukangana n'abantu bafite za burende imifari indege ibiki byose iyo kakagakoni kamara niki Imana itikocore hasi Mose ati ntajya gusuzuguye kaze nkwereke iyi sente yawe nenge kuyimena wawunimena igahinduka imodoka abayikubise hasi wabona unyishuje limuzini ariko ngira ngo Imana ntimenyerwa yego Imana ntimenyerwa yego ntekereza ko yakura umuntu mu kudahangarwa yumva ko afite for example ukabura nka perezida w'isi yagukuramo ikakurindimura. Hari ikintu kimwe abantu bakwiye kumenya muri iyi introduction. Imana ishobora kugukura hasi ikagushyira hejuru, ishobora no kugukura hejuru tayari ikagushyira hasi. Yesu niwe wigeze kubwira umuntu utangiye kubyigana mu bushitsi nk'ubu bakagutumira watwera ako kadomoro k'umusururu nta nubwo ari ni gazi kora wemera turururu agasururu shaka urakabuze itugakura ariko kadahiye ukabura kajanye turururu no mu myanya z'imbere z'abagiye ku misiyoni nguru kubyigana urebe ko sotira kugeraho mbere sote n'iki ikiraha cyo mu mavuta dore murabo ni kumwe n'umusaza murabo mu muji twiri iwacu rero yogeze ubushyitsi no guteka sote waba waronse ugakatagura utwo dushu n'ishoka mu safuriya bagafatisha izo sote ariko Yesu arebye uwo muntu aramubwira ati nutumirwa uzaharanire kwigira kwicara inyuma uwagutumiye wazagukure yakuzana imbere ibyo bizatuma udaseba ngo umwari kana kuzana imbere numva ari uzaba ufite iki ubudahangarwa icubahiro mbese ujye wigira inyuma niba abona ko ukwiye kuza imbere bazakuzana utabisabye ibyo rero iyo ubigeranyije n'ab'iki gihe usanga banarakuguriye aka gashati ndahita mbitanga mu buhamya mu rusengero ndashima Imana buranafashije pasiteri uyu n'uyu ninjye wamuhaye isente ninjye wamubakiye studio nziza ibyo byaba byiza ucecetse uwo wabikoreye akaja kugutangira ubuhamya ati mumfashe munshimirire gererwaye ko n'uwo mwami w'abamuvuga iyo yamaraga gukorera umuntu igitangaza avuga ati tuyitahire ntunabivuge utaho uceceke ntuvuge uko bigenze ariko noneho we umuntu ukamurya nubwo yambujije kubivuga reka mbivuge ati narinzi ko ndi impumyi none ubu ndareba kurura Yesu umva uwo muntu ni gute twasa nawe biragoye turi mu iyi si nagiye kumusengera ariko amasengesho yabaye nk'utoya agatege wategereza nagatora kazavuga ko wamusengeye uri kwivugavuga iki urakoze cyane kuganira nawe rero biraryoshye cyane kuko ndi kuvugishwa nabuze aho mpera n'aho nza gusoreza ariko turatasaba umwuka wera ayobora iki kiganiro turashaka kuza kumenya uyu munsi bigiyo bijya utari uwo muri filimi bigiyo bijya mu myemerere bigiyo bijya hirya ya filimi mu rusengero ninde aho ugiye kubanza kunsubiza wemera uti kwemera kwawe ni ukuhe se uri umukristo uri umuyisilamu uri umutemwe mbega tuganira aho ngaho ubwo ushaka kumenya ku idini ku myemerere rero ntekereza ko idini it's like address idini nyakuri is heart mu mutima bura mu mutima niryo dini nemera ariko address nayo ibikenewe ntabwo ari mbi abantu n'abantu badafite address bazishaka burya address rega ni nziza ntuya aha nkorera aha nijyama aha mba mwiri shaka nemera utya mba mu gihugu cyitwa uko ku bijyanye n'idini umwadeperi ndi umwadeperi ariko
n'andi madini pfa kuba wemera ko Kristo Yesu Kristo Imana ishobora byose ari umwami. Oya mvugira ngo Yesu ni umwami. Yesu ni umuzungu, ni umwami. Ni umwami rwose. Kari kajemo kakandi. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Reka dukomeze, urakoze cyane, icyo ngicyo ndakimenye kandi ndikubariza abantu. Imana Imana dutije akakanwa n'izi mikrofone kugira ngo tube indangurura amajwi z'abandi tubabarize. Umushoferi wanjye si mama. Hano dufite n'umugisha niwo mu modoka ku muhanda. Ngize n'umushoferi wanjye uje kumfata. Oya nabi yitonze. Naburizamo. Yego. Aha twagiye rero. Ni Gregoire ni kwatubwiye muri filime y'ibyo bija. Ariko umuntu ashobora kwita yibaza. Wasobanukiwe ryari ko waremewe gukora kiriya kintu ukora? Bo sinjewe ni Imana yandemye. Burya tuja kuvuka iba yaraplaninze, uzacaha, uzahura n'ibi, uzagenda gutya, uzabaho gutya. Aho ngaho niho nshaka kuza kunyinjirira. Kuko iki kiganiro cyacu ubona turi gukora ni ikiganiro kizagira ama episode menshi ku buryo abantu bamenya bigiye bijya ni muntu ki. Njyewe nicyo naguhamagariye rwose, ninde ni iki si ikwiye kumwigiraho, ni iki itorero ryamwigiraho. Ubu rero tugiye kuganira uyu munsi, turaza gufata agace kamwe ko kureba bigiye bijya noneho inkuru y'ubuzima bwe, yavutse ute, yavukiye he, yakuze yumva iki, yabwiwe icyo akivuka, ahantu wari winjiye heza. Imana yigeze bwira Yeremiya ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko kandi ngo ushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira abandi. Bivuga ngo Yeremiya yabaye umuhanuzi atarabaho umugambi w'Imana. None sinzi nimba ababyeyi bawe barigeze basengera kuzabyara umukomediye mwiza nkawe. Byose uraza kutubwiraho nk'uko Yeremiya we yabimenyeshejwe amaze gukura. Ndabona hano umuhungu wawe hano Kanyama kari kagiye kure. Kamanze nzibura imihogo. Bayagira ibyo uzibura noneho tugira ibyo tugira. Yesu aguha umugisha mwa. Kameramani agira iyerekwa. Agira iyerekwa. Nkwemereye umugore aracyari umusore. Ni umusore yitwa Jamu. Hari umwana wo kwa sebukwe wa nyina mushiwa wo kwa nyina nyirabukwe wa nyina data wacu wo kwa nyina data wacu wa nyina masenge. Afite agakobwa keza. Yewe ubwo se abantu bazaba bafitanye nako mufitanye ni irihe? Ubwo uri iki? Ubwo ndi mu mwanya wawe. Yego. Banza umirutu kamanze ngasome. Banza ugasome maze twiyinjirire hantu turebe uyu mugabo turi ni muntu ki. Urumva se hari ikigiritse? Hari ikimiritse. Okay. Reka turebe dukomeje mu kwibwirana. Avukaye yakuze ute? Mvuka Musanze mu Majyaruguru. Yego, aho mu Ruhengeri mu Birayi mu Kinigi. Oya uri umwana wo mu Birayi? Yego. Cyangwa umusaza wo mu Birayi? Bibagamo ariko nuko kubirya bitanyobokaga. Nimba ikibazo ari imitsi, nimba ari umubiri, ako ni ikiyoka. Icyo kiyoka se wabwiye Yesu akakigutsindira ko abishoboye? Ibi nzi iminsi maze iziri imbere nta nziza. Nzi ko no mu minsi iri imbere arabihinduraka. Mfite imyaka 83. Ngaho 83 ukaba ugishobora agafanta? Oya da mu mavuko ganje cyangwa wayibagiwe mu mikurire. Umuntu asazereka akajya yibagirwa n'imyaka ye mu myaka. Ubwo ntiwayibagiwe? Ajya nkubwiye 83. Oya rata ni 74. Nyamara uko ugenda uyibukira agenda imanuka. Dukomeze. Yagenda imanuka. Yirega uri kujya wibagiwe. Sinakubwiye 76 nini. Ngaho mbese hagati aho 78. Yego. Na 64. Aho ngaho dushakira aho mbega ntiturenga. Aho. Ubwo abazi kureba kundusha bashobora no kubyandika muri comment. Nyamara ashobora kuba ari 90. Nibafata igihe navukiye
bakuremo inzara nahuye nayo, bateranye uburwayi nahuye nabwo, bakuremo umubabaro nagize. harimo n'imyaka y'uruzerero. Ewe narazereye wa mugabo ceceka. Barabona izarizo. Naho ngaho navukiye mu Majyaruguru. Wowe murenge? Ubwo ni umurenge gwa Muhoza. Muhoza ni mu mujyi. Ariko akagari tube tukaretse impamvu z'umutekano. Akagari turakabitse. Hari abaza mu rugo nta n'imfukire bazanye baje kujya, kandi wanje naho ruguhana inkoyo yo rugukinga barindwi. Niyo mpamvu akagari tukabitse. Impamvu z'umutekano. Hazashakire mu murenge. Navutse ndi umwe, am unique. Singira unkurikira, nta mushiki wanje, ntibigeze babaho ngo wenda mvuge ngo baragwengeye. Navutse ndi umwe, mfite iyo nganiye na ba sogokuru cyangwa abari bari aho bambwira ko ababyeyi banje bagwengeye mfite hafi mu mezi nk'arindwi. Urumva ntibari bagatangiye gutekereza kunkurikiza. Bambwira ko icabagwengeje ari uburwayi. Bararwaye, nimba barabaroze, nimba ari iki, ariko baragwengeye. Naje kurerwa no kwa nyogokuru, ubyara mama, mparerwa nko mu myaka mpigira primaire. Biba ngombwa ko nahaguruka nkajya mu muryango wa data. Aho naje kuhaja, natangiriye kwiga sogonderi kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu. Nari banaga mbanje nyine nsoje kwiga primaire. Natangiye sogonderi nibana mu buzima bwari bugoranye. Uri wenyine? Ndi mbanje nyine. Mu by'ukuri sinarimbuza aho naje kuba cyangwa n'uwandera, ariko wa mugambi w'Imana burya uzaba umuntu ukomeye, Imana igucisha mu bikomeye. Tazirata amashuri, hari n'uwaza akagukubita ubuhamya bw'ishuri yanyuzemo ry'ubuzima. Imana yashimye ko nibana. Nuko kwibana ntibyari byoroshe, nigaga nirihira, ntagira amasambu, gusa kuba mfite inzu. Mu cyumweru nigagamo nk'iminsi 2, izindi minsi nkaja kubumba amatafari, nkaja mu kiyede, nkaja mu bukarani, ishuri nkaba ndiretse, nkaja gusunika amagare bw'ibijumba. Iwacu rero hari udusozi duterera kw'imihanda. Habaga igihe ndi mu ishuri nkatekereza icyo ndararira, bikarangira mwarimu nzi ngo yasohotse kandi akiri ku kibaho. Ubwo hari ukuntu umwarimu yandikaga note ku kibaho, kandika aha akimukira aha akimukira aha, niko bandi turi kwandika havuye nkikanga nagiye gusorezaho, kandi hari ibyo nindabanza. Ndabaje bisekije. Niganaga muri Toronkome. Muri Toronkome uzi ko ari karasi igirwa habamo amasomo menshi, umuntu abasabwa amakayi menshi. Mu makayi 12 ga dubure nari nsabwa g'amasomo, nagiraga gasuku tudukayi dutoye 2. Uzi ko abaga mu ruteranyirizo mu ikayi. Yego. Left side, right side. nkaba mfitemo isomo ngiye kwandikamo. Right, nkaba ngiye kwandikamo irindi somo. Ku gifuniko cy'ikayi hakaba ari aho kwandika explanation, mbese ibyo baje kudusobanurira. Abandi mu gihe bafite ikayi yabyo nkabyandika. Kugatwara mu ntoki aguma kayabiri dutoya, byabaga ari ihurizo. Nkagira isoni muri bagenzi banje, ariko wa mugabo hari Imana, hari Imana, hari Imana. Bantu mutazi Imana, gusa ntikinishwa ariko ntimenyerwa. Iyo ushatse kuyimenyera
muraganira. urakoze cyane. Iyo ushatse kuyimenyera ikwerekaga iyiriyo. Yego, ijambo rero usorejeho na hariya hantu buriya buzima bw'ishuri wibana wiga mu buryo bugoye gutya. Nakubwiye ko twaje hano muri iki kiganiro cy'ama episode menshi kizavuga ku nkuru yawe mpaka irangiye, kuko ndabizi ufite ibintu Imana yakoze kuri wowe n'uyu munsi urabireba, urabara imigisha y'Imana uyu munsi, ariko ntiwabyegispekitingaga, ntiwabikeka, ntiwabitekerezaga, kuko urabizi ko twabanje kuganira mu gikari. Ndi kukubwira ati ndashaka kuza kuba isomo ry'abadukurikira babone ko nta hantu kure Imana itakura umuntu, nta n'ahandi kure itamugeza. Aha hantu rero uvuze ngo iyo umenyereye Imana irakwiyereka, niho dusoreje igice cya mbere cy'ikiganiro. Yego dusoreje igice cya mbere cy'ikiganiro. Abantu bihangane, bambabarire bihangane, ariko turakomeza. Abantu bazategereza part 2 gutya kwari ukubibwira, none mu gice cya kabiri uzaza ubivuga neza, n'icya gatatu n'icya kuri episode. Umuntu miranzaza pe, nta kintu bidutwaye. Wumva kuba wemeye ubutumire bwacu, kuko abantu barahita bandika muri comment mu gice cya kabiri nyaboneka muri kudutindira, ariko haraboneka n'akandi kamwe se ahubwo ko ari twaranguye wahora hano, none se ahubwo urataha. Haraboneka n'ico kujya iki ema, nkundaga umunyige n'agasu. Nta rukaranga uri kumva? Ni hano si? Ni hano. Kandi no mfashe ni hano. Iri goti ndarimanika he? Ni hano rwose. Ni hano niho bibera. Mumfashije igoti. Ubwo icyumba ndararamo. Kibazo rero. Ariko ntabwo narari na. Hari ikintu mpfaga n'abanyamugi. Za misarani zanyu zo kwituma umuntu yicaye. Narimenyereye gutondagira ibivovo rekada. Akiwanyu karanze. Kansoma kangira nshwe kuri. Ubwo urarya utaha. Ntacyo bitwaye. Good. Nibiziyo bija turi kuganira, impano ye ntabwo ajya yisiga, birumvikana, ariko ari kutuganiriza ubuzima buririyo. Kutuganiriza mu buzima buririyo, agenda nyine abihuza n'impano ye nuko yahamagawe na destiny ye, kandi ndabimwubahira, ni byiza cyane. Iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro dukoze, tuzakomeza n'igice cya kabiri. Mbitse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo yambwiye, uko igenda ikora ngenda mbifivura, ariko icyo nabonye ntijibasha kubesha, kuko ahigejeje yewe ibereye amashimwe. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka.